Yesu ashimwe cyane bene data, giye basuza ni Pasteur Louis GIHANA mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana ryitwa kuvuka ubwa kabiri. Reka dusome muri Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere tugeze ku wa 3. Haragira ati, ibya Nikodemu. Hariho umuntu w'umufarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Kubyarwa ubwa kabiri hano Yesu yabwiye Nikodemu nukuye, akumubwira kandi amubwira yuko utakubyawe adashobora kubona ubwami bw'Imana. Kubyarwa ubwa kabiri hano twavuga ko ari urugendo rushya rw'imibanire n'imikoranire misha hagati y'uwizera n'Imana yizeye. Ni urugendo rwe rushya rwo kubana nayo, rwo gukorana nayo, akava mu nzira yararimo, akava mu cyerekezo yararimo, ubundi agatangira urundi rugendo, agatangira ubundi buzima, agafata ikindi cyerekezo cyo kubana n'Imana no gukorana n'Imana. Muri ayo magambo twasomye muri Yohana 3 twabona ko ari n'inzira yo kwinjira mu bwami bw'Imana, aho Yesu abwira Nikodemu ati, utabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Ni inzira yo kwinjira mu bwami bw'Imana. Tuje twavuga ko ari icyo duhamagarirwa, ni umuhamagaro w'abashaka kubona ubwami bw'Imana, ni icyo duhamagarirwa, sibyo? Ni icyo dutegekwa, naho dusiganira. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo kubyarwa ubwa kabiri ntabwo ari ibintu uvuga ngo ngewe nshatse nabikora, nshatse sinabikora, ngo ya, ahubwo umuntu wese ushaka kubona ubwami bw'Imana ategetswe kubyarwa ubwa kabiri. Ukomeje gusoma ayo magambo, Yesu agira aho ngaho akabisobanura, akavuga ko aho Nikodemu yamubajije ngo ariko nabyarwa nte ndi mukuru, ese nasubira mu nda ya mama nkongera nkabyuvuka? Yesu agerageza gusa nk'abishize noneho mu mvugo yumvikana cyane, akavuga yuko ari kubyarwa n'amazi n'umwuka. Bya bindi byatangiye kuvuga kubyarwa bwa kabiri gusa, noneho Yesu akomeza imirongo yo hasi avuga ko ari kubyarwa n'amazi n'umwuka. Tito we mu rwandiko rwe igice cya 3 umurongo wa 5 we arabyita ko ari ukuhagirwa, ko Imana yatwuhagiye mu kutubyara ubwa kabiri. Imana yaratwuhagiye. Urumva rero uku kuhagirwa titavuga naha Yesu avuga ko ari kubyarwa n'amazi n'umwuka. Ibi bintu mu by'ukuri ni bimwe, ibi bintu birajyanye. Dushatse twasoza aho ngaho tuvuga ko kubyarwa ubwa kabiri mu by'ukuri ni ukuba muri Yesu. Haleluya. Kuko iyo turi muri Yesu tuba twuhagiwe, iyo turi muri Yesu tuba twemewe, iyo Imana iturebera muri Yesu ikatureba mu maraso yiwe tuba dutunganye. Rero kubyarwa ubwa kabiri ni ukuba muri Yesu. Yesu ashimwe cyane. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 5 umurongo wa 17 baravuga ngo abari muri Kristo ngo barabaye ibyaremwe bishya. Turaza kuhagaruka. Kuki bishya? Kuki atari ibyaremwe bisanzwe? Kuki atari ibyaremwe byavutse bwa mbere? Hano iryo jambo ngo abari muri Kristo barabaye ibyaremwe bishya, aho naho baravuga ibyaremwe bishya batandukanya abavutse bwa mbere n'abavutse bwa kabiri. Abo bavutse bwa kabiri nibo bavutse bushya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero hano twavuga tuti kubera iki kubyarwa ubwa kabiri? Kuki ubwa mbere mbega budahagije? Igisubizo ni hoya. Kubyarwa ubwa mbere ntabwo bihagije. Kubyarwa ubwa mbere ni ubuhe? Ni kamere muntu, ni ya kamere muntu dukomora kuri sokuruza wacu w'umubiri Adamu wa wundi wo mu ngobyi ya Edeni. Iyo kamere rero ni y'umubiri, ni ya kamere itanyurwa, ni ya kamere yihagararaho, ni ya kamere ibesha, ni ya kamere igira ishyari, ni ya kamere igira amahane, umujinya irawugira, igira uburakari, irihorera. Noneho iyo umuntu avutse bwa mbere gusa afite iyo kamere ya Adamu wa mbere, agira amateka, amwe akamubana meza kandi akamubana mabi. Iyo amubanye meza ashobora kumutera umunezero, akamutera n'ubutesi. Iyo amubanye mabi ashobora kumutera uburakari, akamutera no kuba umuntu w'umurakare ushobora no kujya arakaza n'abandi, akabanagira nabi. Rero
kuvuka ubwa mbere gusa bigira amateka, kandi aya mateka umubiri wacu ukayagira ayawo, ukawizirikaho, ukayagenderaho. Ubwo rero uramutse ufasha abantu ukashaka kubajyana mu cyerekezo cyitwa ijuru, buri wese afite amateka ya kera, afite aho adashobora kurenga, afite amagambo atagomba kuvuga, afite abo atagomba kubana nabo, afite abo atagomba kuvugana nabo, afite ibyo atagomba gukora, afite ibyo atakwiriye kuvuga, afite abo atakwiriye kubana nabo, kubera ko umuntu wa mbere nyine afite amateka, kandi amateka ye agomba kuyabamo. Niyo mpamvu rero muri iki cyerekezo cyitwa kujya mu ijuru, Imana yasanzeho tubaye gusa abantu bavutse bwa mbere, buri wese yaravutse ku babyeyi bakennye, bakize, bajijutse, batajijutse cyane, imico itandukanye. Ntabwo byakunda, ntabwo ijuru twarigeramo. Ahubwo twese dushyiraho uburyo bwo kuvuka bwa kabiri butuma amateka atarahuye Imana iyahuza muri Yesu, imico itarihuye iyihuza muri Yesu, uburere butari buhuye ibuhuza muri Yesu, imikorere itarihuye Imana iyihuza muri Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yewe mbese ubwenge, ubunyangamugayo, ubupfura bitari buzahure, Imana ikabihuza muri Yesu. Twese tukaba ubwoko bumwe, tukagira umushumba umwe, tukagira Imana imwe, tukagira kwemera kumwe, tugatahiriza umugozi umwe, twese tukaba bene data, tukitwa ba data. Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu rero mu kimenyetso cyo kubatizwa mu mazi, Yesu yabwiye Nikodemu ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu mu kimenyetso cyo kubatizwa kw'abizera bibizwa mu mazi, ubwo ndavuga ababatizwa mu buryo bwa Bibiliya, hari n'ababatizwa mu bundi buryo. Umuntu yibizwa mu mazi nk'ikimenyetso kivuga kiti jyewe mwari muzi, jyewe Louis mwari muzi, ndibiye, ni ukuvuga ngo ndapfuye, kamere yanjye ya mbere mfanye nayo, hanyuma ukibira ukakura, warangiza ukongera bakaguhagurutsa bakakuvana mu mazi, ukongera ukajya hejuru, ukafata rero nzukanye na Yesu, mbaye icyaremwe gisha. Kiriya kimenyetso cyo kubatizwa rero ni icyo ngicyo cy'uko mfanye na Yesu kubw'ibyaha byanjye, ariko nzukanye nawe kubw'ubugingo mborera muri we. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nuko rero niba twarapfanye na Yesu kubera ibicumuro byacu, tukazuka nayo kubw'ubugingo tumuboneramo, nta mpamvu yo kwizirika mu mateka, nta mpamvu yuko ibya kera bidutsikamira, nta mpamvu yuko ibya kera biturusha imbaraga. Hoya. Hari abantu njya mbona rwose bagira ibintu bya kera, yewe nimukibagirwa amateka, nimukibagirwa ibyabaye aha, nimukibagirwa uko byatugendekeye. Yego, ibyo byabagendekeye muri bihe byaremwe, byabagendekeye muri byaremwe bisha cyangwa ibya kera. Ibyatubayeho byose Bibiliya ivuga ngo ibya kera ntimubyibuke, ibya kera ntimubyiteho. Imana yakora ikintu gisha, tukigendereho. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana kuko wahisemo kutuba ibyaremwe bisha kugira ngo turage ubwami bwawe. Ibya kera biraturemerera, ariko ngo abari muri Kristo Yesu ngo ni ibyaremwe bisha, ngo abari muri Kristo Yesu baba babyawe bwa kabiri. Dufashe Mana kugira ngo ubwo bukire bwo kuba muri Kristo Yesu tuburutishe umuntu wacu wa mbere, tubirutishe amateka yacu ya kera, ayo nta cyiza twayabonyemo. Sokuru Adamu ntabwo byamuhiriye mu ngobyi, turashaka kuba muri Adamu wa kabiri witwa Yesu. Mu izina rya Yesu udufashe, udushyigikire, udukomeze kugira ngo teragwa n'imiraba, ahubwo dukomerere muri wowe mu izina rya Yesu. Amen.